Narinda ahubwo se ko mbona wakirangura byutse nta kwita umunsi cyagenze bite nakuntu ndimo ndeba aho abantu bamaze baduhereza amafaranga bamereza amafaranga hano mu Bikorode ako barimo baragerageza mu Bikorode yamaye 500 ibihumbi 500 ndimo ndabireba tera mereza 800 shamara mereza 25 none se cyane urabona ko nibyo byatumye nanone kwitaho cyane nzi ko ngiye kuza nkabigufasha urumva ikintu ndimo ndi gukurikirana ibingende bishyira ibintu ku murongo ndeba amakoti ndeba inkweto urabiza amasandare zirankoni ingofero z'ababyeyi urumva byose bigomba kugira ute kuba biri ku murongo cyane ahubwo se umeze ute bimeze neza nabitunganyije mbese n'abazanyambarira bari ready yego nta kibazo bimeze neza nicyo mukunda nicyo nabikora ahubwo ndimo kwibaza wowe ako nanjye bisa naho byarangiye usanze mbisoje okay gusa ndanabyikunda nabikunze ko waruje kumfasha nimba usanze nabisoje n'inshingano zanjye cyane rwose rero sheri uko bimeze nihutaga afite amasaha makeya nsubire mu rugo ujye kwitegura njye no muri salo cyane n'abazanyambarira na Marene nta kibazo bebe bigire neza bikora babo rero sigare neza kandi uze kwibuka kwiyitaho sawa sawa katikeye sawa Begi ibintu sima ngo sigaje abantu babiri bampaye gahunda Claude na Beatrice kaze mfata agatelefone muhamagare ikurikirane ko n'abantu benshi bambuzira nako kambe mbaritse gato mbaza sozo tutuntu Kinza mbonye Claude yana yashyizeho Beatrice nawe urame usigaye Claude kamubwira Neza best. Ariko bana shuko kutashigiye kugenda se uko bigeze. Uko birimo biracamo neza nta kibazo. Nubwo bitabura kugorana cyangwa se kugora umuntu. Ariko biragenda gake gake ndabona Imana ibigenza neza. Asubiye kugenda sangiye kubonana. Bigiye kugenda kuko sangiye kubonana. Sisheri kubonana kubingoye cyane ndi muri stress nyinshi cyane ubwo urumva nabona ko tubonana kwe basi ihangane basi uhobere byonyine oya pe wihangane ntabwo byakunda kabisa biragoye kabisa Mudo wakihanganye ko stress zamanye stress ahubwo se mukanya ngiye kujya mu mujyi yenda ubwo binsabye mukaduhurira hamwe tujya duhurira ahandi ariko nuko kuyambira gusa sawa nta kibazo ubwo nyine katuze kuhahurira sawa nawe urakoze
gusezera. sheri urakoze bayi ndaza kuguhamagara Namari. sawa shaya uyu nawe sinzi ko azatuma ndwubaka burya nawe ngeze he akimana irankunda akamesaje numva na Beatrice yashyizeho sha kose ngubu best wanjye igihe yagereye kwa shiro ntago aravera bamucisha nkumva. Yes besto asimane nisi uraza kunkikaho ryari mane ko niriye mu rugo ndi kugira ngo ruze kuzunkikeho tuvuganeho n'abandi bantu nari ntegereje ariko nawe uri muri abo da ugiye kwashyika ubwo ngo uzarama nyankwamagaye nawe wari ufite gahunda yo kunkikaho mane sawa nari binkikaho nanjye nicaye hafi y'igipangu Besto naza nsezereho mane Besto ko wicaye aho ngaho se rambi mwana ko wicaye aho wicaye aho wamamagaye igitaraganya habaye iki ubuse se wagira ngo ni ubwa nyuma ngiye kuyambira none se nicyo cyatumye umpamagara njye nari mpuze cyane mwavuganye se yanindije kandi nari ndi kwihuta harya ni umusibe ejo ako Besto karame wakaza ukajya kunsezeraho mane kuko urumva mane ugiye gushaka kandi ngiye gusigara mu rungano hindansake ariko twakagiye ndi kubyumva pe ariko se iyo ariko nta kibazo be karame ndakumva iyo umuntu ari Besto wawe rero arakana kandi kaba kabyishimiye ariko odeni ushaka tugende dusezerane bimwe bya Besto none se ubundi ko nese asamane umunsi umwe ni wonyine watuma abana ibyo bintu bitaba mane wowe ni umunsi umwe n'ubundi ahubwo reka ejo urumva ushize kujya kwa korode sameze neza se yego ahubwo cyagiye uko duherukayo mane nabonye none yarongera neza aho se sawa ese ejo nta time ufite ifite ryari nyine time we mbwira igifite time be uri ikintu cyaba cyiza nga basi binyongorere ntabwo ari ngombwa ariko kankwereka igihe cyaba cyiza reka tubipange mu gitondo kuko nyuma na mu gitondo nzaba mfite ibindi nzajya mu by'ubukwe urabizi nawe Besto n'ubundi aho ni sawa ejo mu gitondo ubwo ngerekana hange gahunda nta kibazo twajya ngo ni ubwa nyuma ndi kuguhobera mwana none nagusi ko urimo gusezera no gusezera ahubwo kanje gukurikirana harimo ejo nsake nta kibazo reka mwerekeze none ejo mara none unanagakiza dore kabane gamba counseling imana tutaza kujya mu kabari tukanatindayo tugasaba umunsi w'ejo ndabishe mwana Nari komanda y'uyu munsi bose natabanyongeza sinzi tu mukira ariko akeye nanjye ndababaye ni komanda niko bwa mbere nayikora pe umunsi niba bakati urakarya wenyine reka zose ngiye kubikora ruzungu ku buryo ki abantu utuntu twose ubwo ndabikurikirana vuba vuba kugira ngo umukira aze kugira kumpamagaza bitunganye imana uze kuzirya wenyine ngenda kuraza mufite wanjye ishuze mbese twaba turi kumwe mu kazi nkaguheza uyu ni umutsama bosi natanyongeza rwose ntabwo ibintu ndabyemera kandi nabo abakiriya nabonye ari ababosi ushobora kukabagezaho bakandirira tu hari igihe nawe uri gukora nawe nawe ugasanga bandanye nk'ikigali mucoma bimeze bite mukora akazi muri kuganira abakiriya bategereje icyo kurya babibuze nta murimo bose ibintu ni kubikora
dore biratunganya ahubwo wambwira tukabigezaho kuko bigiye gutunganya mugishizeho umutima. aya tubirimo urareba se bitagize birahiye kabisa mwite bose ibintu nabikoze bimeze neza wowe bayibinduka gahunda y'uko komande nayikoze ku murongo wa bitahiye wowe umva wowe kurikirana bwangu ugenda ubahereze nyine kandi nyuma y'iminota ingaho maze kwakira ufite inama murabona ngaje kuri reception y'abantu rwose kabisa sawa komande ni freshi bose se biraye kwivugisha ziko ndarashoje ariko dufite kanzogere ntunganirira umugezeho dufite ubose uvuga nabi none ariko turagenda mwemera wasanga njyewe ariko tukamaranye igihe kinini oya nawe bizakunda bizacamo nk'uko nguko musanze mu kazi abakwemeye cyane nta bintu byaganje sawa kubera ko umurera akajya gukunda kugira menshi ntabwo icyo asanze urimo cubya nka mugakibira hiye gusa sikabara sikaba kabara ahise atuza reba kugeza amasaha tutaratunganya ahantu yo kunywa shagaraye ariko nawe tunganya hariya kandi mbabona muri bo murakina n'akazi kanjye kandi aya mafaranga ujye ubigeraho muke babuze amafaranga arimo bwangu dufite abashyitsi benshi erega akazi kaba kabaye kenshi nawe bazakwica gasigaza dutunga tuzamukira telefoni z'abakiriya mwana yanjye umunsi bazazitwara bazaza kandi bazitwara uze kureba n'akandi kantu ubona ukuntu muri iyi minsi boss asigaye ameze neza ariko boss burangiye ibintu byaranshanze najya atuma nisanzura ikiwe ni gukora wazajya mupangira akantu se mwana wazajya mupangira ukuntu sibyo ariko teta boss akunda keye ujye ubimenya ariko burangiye ngiye kuziga umunsi umwanzuro umwe sibyo ese kudakoranya ibyo boss arakwirukanye ceceka ibyo nibyo wibagiwe yakwica usibye ko uzi n'ikindi reka mbanze me n'ibi biboro sibyo mbanze ngeze ibi bintu hari gira vuba vuba gira vuba vuba ibintu n'amasinya nikorere boss atanyica n'iki gihe byarakaze gusa nabona ayo kurya nayo Esther Yes, boss. bimeze bite se Imeze neza ndabona akazi hano kagoranye. abakiriya babonetse se Umunsi babonetse ahubwo nyine sinzi. Umunsi sinzi aho uri bomeke. ahandi ubwo se Ushobora kumpa akantu babwanjye nagahimba zamusiki. bakita tipu nawe ndagukubita agatipu Kitipu n'umuri bw'Imana. none se ni ibyumba bingahe bitarimo abantu Byari ni byose byafashwe ahubwo cya kindi kiva cyo hirya. Nicyo kitari cyafatwa nyine. cya cyumba ariko nacyo naza kugikorera isuku nkiteho Bagakwiye nyine kubahamagara umugabo akabidukorera. ariko nawe usigaye ukora neza amakuru ndayafite buranga abakiriya hano hantu basigaye bakunda Sure. nturangeraho Gute? ahubwo ndaje kugura akantu ngutemo hasi abandi bakozi barebe ko mbashaka bose dushaka kujya nyine dukorana inama twumve uko bimeze Wa mukobwa se ari hehe? Mucoma Muco! oui
Zana umukobwa tubabwire hano. Uzane. Ubwire n'abakiri n'abazana. Ubwire n'abakiri. Mutebuke. Twaje gusa. Chuma, meze bite? Ni fresh. Asha nta nubwo ushaka gutamo boss ngo. Boss wona nakeneye akaza kujya mu gikoni k'ibintu meze nabi. None se. Chaka kujya ko tuvugana bimeze bite akazi bimeze bite? Chuma. Ya. Nkoko imrazipfura fresh se. Nkoko zo ni neza ariko inkoko zabaye nkeya hasigayemo inkoko zitarenze 3 kandi abakiriya bari kuza buri munsi urumva ko inkoko zabaye nkeya tukeneye inkoko tu agahene se ihene zo hari ebyiri urumva nazo hakeneye kongera okay ubu ukora mu mashambere bimeze bite Boss meze neza ariko amashuka yabaye make amashuka yabaye make si ibyumba byiyongereye amashuka yabaye make yandi yashaje yacitse ariko abantu bari kugenda bavuga ko apfuka n'ubundi natumye amashuka original yenda kuza tanze commande yes byose hanyuma bose iki kibazo ufite amasahana hari nimbarwa amasahana hari ni makeya yaramenetse pe mutuzanira amasahani ya pirate ntabwo ndayabakata amasahani ameneka mbese amasahane ejo bundi zibaganya akaduzenira bose ari amasahani rwose mwase mwaba mumemukiye ari amasahani yari pirate baraguhenze baraguhangitse nta kibazo tubireke n'ubundi ibyo byose biri muri plan ndaza kureba icyo nongeraho ndebe indi karite mwewe amasuku bimeze bite amasuku jewe rareba umweyo wananiye warashize rwose na krete zose zaranshiranye nta kintu nsigaranye cyo gukoresha isuku uretse aka kantu konyine sister kutajya muri raporo y'ibikoresho jewe rero mba nzi ngo ibintu barabifite wese buse wakira amafaranga gusa wakira amafaranga yabimbwiye ibintu njye nawe akabigushikijeho nka boss wanjye nta kibazo ujye ubikurikirana muye ikibazo gihari nta yambwiye rwose wowe sekateri se ariko boss umukozi aranshimisha umukozi amaze umunsi nanjye njya kureba ndebera iyi ngiyi ni icyaya irashaje nyine basi yindi basi byibuze nibura muri akantu kazima mu buzima wowe ubaho ugigira nta kibazo wowe ibikoresho nawe kugeza ngiye imbere yawe ngurira icyayi tanga nimero bagutemo 079 021 873 iyo niyo ngiye kwigirira uko mbyoroganiza ayo ngurira na bote sha ayo ngurira na bote kabisa sawa mukomeza akazi turi bose tube ducomotse mabuja akira sawa sawa rero hari nta mvura ngo cyavira umuntu we gitanga kandi aje gusengerera shaka ese uko nagikoresha icyo ko najya njyamo hanyuma mwakoze pe turabashimiye byari neza uri utatuzagaruka okay nkunda bagaruka n'ubundi aranyurwa mu rugo nashushu de ko yishimye rwose amafaranga yo twayishyire mu direct facture ya IBM bose wabanza ugasinya okay nta kibazo facture turayibahereza yes kuri telefone byihuta ndakeka mukoze cyane 07 sawa n'ubu utatuzagaruka kandi mwakoze cyane yaje IBM yawe sawa ntakoze cyane musagaruke move
Nese shobo. Ari kugiye gushaka. Ngiye gushaka nyine ariko ntabwo nyarahenda. Ubu pe uranyibagiye urigende. Uranyibagiye. Ntabwo nakwibagira urabizi. Kandi byarabaye. Byabaye igihe bajya gufata irembo. Bajya gufata irembo. Umura ariko nta kibazo tukiri kumwe. Turi kumwe se ubukwe bureke. Ubukwe bureke ze twibanire. Yego. Kazina si bambwiye ngo nze nkuyambere. Wanyambiye ariko urumva hari ikindi kibura. Igiki? Turakimenye tugeze. Ariko shere wanjye nawe. Si byose. Okay, nta kibazo dore no problem. Okay. Sawa. Kumbuye. Bite shayista. Sawa. Niba najya bimeze neza. Twagarutse pe. Shayi wawe welcome. Urisanga nyine simubizi. Meze neza. Hari ibyuma. byose byafashwe ariko hari ikiri inyuma cya kabiri ntacyo kibaye Biracyari yanjye. oya yaruri ubu ni icumi Kumuhenda. gusa turahenda Sigaye muhenda kandi turamukira bimwe. se ntabwo ari menshi ayo mafaranga Saka saka mwe nawe. agasaba Ntabwo warenza ko ari wabwiye umuntu se twishyura tugaga tuvuye mbishyura mugarutse nabi mbwira umuntu atwereke anje karame ibintu twaba abantu bereye icyumba anje aba bantu rero batware mu cyumba cya kabiri muri kabiri sinzi ko ariho hasigaye hari umwanya Ugashaka gira akadogora yanyinjiza imodoka. sigaye barakaguze Iminota ingahe? maye ayo kaza bimubwira Karibu bakiriya hano muri Isanga rwose. Komeza hano imbere. Iyi ni dushe muri ukeneye gukoresha. Yes. Aka ni akabati harimo ama escrime. Hariya ni intebe muri kitchen aho ukeneye kwicara. It's okay. Murakoze mukore ibintu byiza. Okay. Meze neza se best. Bo. Best wanjye. Ciao. Niguka muri. Mabere. Nirese. Meze neza. umeze neza Hari icyumba se kirimo amazi? ibyumba byose byafashwe usibye nyine ko hari icyumba harimo abakiriya bagiye gusohoka hari icyumba kimwe kigiye gusohokamo abakiriya harabamo iminota 20 kugira ngo basohoke niba muri bwihangane serivisi Iminota 20 sabe yakafatanye nka 20 gukora amasuku. oya twebwe hano tugendera ku isaha niba ari isaha n'isaha ubwo ugasohoka nta bindi bintu tugenderaho Iyo Kristo twategereza. Ntacyo anje karame wino hano Ni karibu muri Isanga. Mwicaye hano se best uvugisha ko ugiye gushaka amangirega ntabwo ndabyiyumvisha. Ubuse mwana nzongera ko uri mu best ryari abantu bashira ntabwo kandi ubushira neza jira wari wabona mwisanzura nanyishira wanyu ntabwo tujya twisanzurana gutya. cyane. Mwana nyine bara hari umuntu utuje none. ubu rero ndimo ndasezera kurunga aho gutangira ushaka urundi rungano rushyashya No kugira ngo ashaka urungano rwanjye kuko akomara. Ariko ubwo tugiye kubikora nare. ndizere ko bigende neza Aba nta kibazo pe.
nta kibazo n'ubundi se ibintu bizakomeza byendereye mani ese niko tutagiye gutandukana Besta n'ubundi turi kumwe Besta uzaba bwahagaze inshuti wenda ntabwo azabimenya ariko twe katabura ayo mani hajya haca urwango se ugira ngo ntabwo bibaho Mwana ikosha araba mu kigero habaye bose byanze bite ntabwo mukigira akamaro serivisi za hano kuzi mana yanjye uriya mukobwa aje niba nikoshe hano uri gukora iki mbwira ibyo mbona nibyo cyangwa Sheri karabera we hano waje gukora iki nakubajije ngo hano uri gukora iki ibyo ndi kubona ni kurota oya none hano uri gukora iki ukenyera amasumi uri gukora iki none se wowe waje gukora iki hari njye icyo ndi kukubaza abantu usobanura ndi kurota habaye ukenyere hari ikihe kibazo hano Sheri tubyoroshye ukenyeye isume umuntu ufite ibikoresho akenyeye isume de tubyoroshye tuganire wewe hano waje yenda ngiye mufatiye nambaye isume naje kuruhuka we wari waje gukora iki waje kuruhuka ukenyeye isume uri hano kuki utambwiye Sheri yagiye kuguhamagara Sheri oya nta bya Sheri mbabare simbabare musobanurira oya nta bya Sheri ntacyo twumva oya nta bya umugore wawe mbwira afite ibikoresho ukaba uri hano ugakora iki wamfashije kumurika ntacyo wumva hanze hari ibiti ku rugo mwateye sobanurira ni umugore wawe usobanurira waje rero Sheri mbabara sawa yashinze yawe igiye kutwicira ubukwe izana niko washinze cyangwa inama ugiye kutwicira ubukwe tubyoroshye n'inshinze yagiye kutwicira ubukwe Sheri uyu ni best wanjye ni best wawe ariko nta byinshi twakoze ni best wawe okay nimba ari best wawe besto wasezeye besto wawe uvuye gusezera besto wawe sibyo nanjye rero icare hano untegereze kugira ngo ubukwe budapfa niba bidakunda ubukwe bugire gute buhagarare Sheri umva ngende kure mugende kure ariko koko ndakwiyamye kuri Facebook wanjye byari bimeze neza nawe Sheri ariko none wanjye umwana uri kumutunganya Yesu Sheri wakihanganye yewe stop wakihanganye reka twarajya narahegeranye uzi ko barimo baramutunganya oya nawe barimo baratunganya uburyo kumbwira umugore ubwo si ibyo kumbwira ni ibiki Sheri Yesu basi fata kuri ako kaboko ese wakihanganye ariko twigiye ntaraguru nta kibazo ako mbese nakundi nyine ariko twigendere shasi nakundi nyine umusha uracyamutunganya si ubwo wasohotse ariko mana